Muraho neza nshuti zanjye, ni ikaze kandi ni karibu kuri YouTube channel Dr Gasangwa Patrick. Nk'uko musanzwe munkurikirana, uyu munsi rero tugiye kuvuga ku kibazo abantu benshi bafite ariko batinya kukivugaho. Hari abantu benshi bahangayikishijwe cyangwa se bahangayikishijwe no kubura ibiro, ugasanga umuntu araryagagura cyane, imyenda yose ntimugeraho cyangwa se ntibikimukwira, ndetse rimwe na rimwe bikamuha cyangwa se bikamutera isoni mu bandi, akabona umubyibuho cyangwa se ibiro afite biramubangamiye, ni bike cyane, arananutse cyane bikabije ku buryo abantu bashobora gukeka ko afite uburwayi budasanzwe ariko ntabwo afite. Abandi rero babikora kubera ubuzima, kuba ikigero cy'ibiro biri hasi bishobora kugira ingaruka ku buzima, nko kubura imisemburo ihagije, kunda kurwaragurika no kutagira imbaraga muri rusange. Ariko se koko ushobora kongera ibiro mu cyumweru kimwe gusa? Igisubizo ni yego, ariko bisaba kumenya ibyo kurya, ibyo kunywa n'imyitwarire ikwiye. Nimba rero ufite ibiro bike ukaba wifuza kubyongera mu cyumweru kimwe, birashoboka cyane. Rero tugende gahoro gahoro, ubwire buri kintu cyose mu buryo burambuye kugeza ku ibanga rituma ibiro byawe byiyongera vuba ariko mu buryo buzima cyangwa se bitabangamye. Mu cyumweru kimwe gusa ibiro byawe bikaba byiyongera. Rero nimba unanutse cyane, iyi video ni igisubizo kuri wowe, kuko by'umwihariko nimba ari n'abandi uzi bananutse cyane, bakaba basangiza ino video kugira ngo nabo bibashe kubafasha nabo kongera ibiro. By'umwihariko rero kanda subscribe nimba utarayikanda, sangiza abandi iyi video, dukomeze kugira ubumenyi bwinshi twese. Dore impamvu abantu bamwe batiyongera ibiro. Mbere yo kuvuga ibyo kurya, reka tubanze dusobanukirwe impamvu umuntu ashobora kutiyongera ibiro. Icya mbere hari ibyo tuvuga ngo ni genetique. Hari abantu bavukanye uburyo cyangwa se muri kamere yabo bagomba kuba bananutse. Icyo gihe rero uyu muntu nimba biri genetique, igihe cyose icyo wakora cyose ntabwo ushobora kongera ibiro. Ikindi gishobora gutuma abantu batiyongera ibiro ni stress cyangwa guhangayika. Kuba mu buzima buhangayikishije bigabanya ubushake bwo kurya kenshi. Icya gatatu, indwara zimwe na zimwe nko kurwara inzoka zo mu nda, indwara z'umwingo cyangwa se diabete itameze neza, itari kontorore, bishobora kuba ikibazo cyo kubura ibiro. Ikindi ni ukudafata amafunguro akwiye. Abantu benshi bararya ariko ntibamenye uko bagabanya cyangwa se bakongera karori. Byose rero bizadufasha kumenya ko kongera ibiro atari ukugura ibiryo byinshi gusa, ahubwo ni guhindura uburyo bwo kubaho, guhindura uburyo ubaho, change cyangwa se hindura lifestyle. Dore amafunguro yongera ibiro vuba. Hano niho bihariye ku byo kurya, buri kimwe ndagisobanura neza rwose nta kibazo. Ibiribwa rero byiganjemo karori nyinshi ariko bifite intungamubiri. Ibiribwa ni ingenzi mu kongera ibiro. Twavuga avoka, amavuta y'inka cyangwa olive oil, peanut butter cyangwa se ubunyobwa buseye. Icya kabiri ni amata n'ibiyakomokaho, amata y'inshyushyu, yawurute zuzuye, fromage na za cheese ni ingenzi. Icya gatatu ni amavuta meza ava mu biribwa, inyama z'inka, ingurube, inkoko zihuje n'ibindi, ifi nka za tilapia cyangwa sardine n'amagi. Icya kane ni ibiribwa bikize kuri starch, ibigori, ibishyimbo, umuceri, ifi, imyumbati, ubugari na za capati n'ibindi. Icya gatanu ni ibiribwa bidasanzwe bikora nka boost. Twavuga sheke zifite ibinyamasukari byinshi plus protein powder n'imbuto. Simufu twavuga banana, peanut butter, amata, ubuki n'ibindi. Uburyo bwo kwifata mu cyumweru kimwe kugira ngo ube wongeye ibiro. Ifunguro rya mu gitondo rigomba kuba ririho amata, umutsima cyangwa capati na avoka. Iryo ni ifunguro rya mu gitondo. Byose ukabikora icyumweru cyose. Ifunguro rya saa sita rishobora kuba ririho umuceri, inyama, ibishyimbo, salade iriho avoka. Ifunguro rya nimugoroba rigomba kuba ririho ikarito y'amata cyangwa se yawurute, peanut butter cyangwa sandwich. Hari ifunguro rya nimugoroba. Ifunguro rya nijoro ni igikoma gikoze mu bigori n'amata, ubuki. Ibintu byubahirije byagufasha kongera ibiro mu cyumweru kimwe. Ubwo uzaba urya inshuro 4 ku munsi. Hari n'ibyo kunywa bifasha kongera ibiro. Milkshake ziri karori nyinshi, twavuga banana, amata, ubunyobwa n'ubuki. Juice zitari diluted cyane cyangwa se zitongeyemo amazi cyane nka ji y'imineke, ji y'icunga n'ubuki. Amazi ariko ntunywe menshi mbere yo kurya kuko uzabyimba igifu bikakurinda kurya byinshi. Impamvu udakwiye kunywa amazi menshi mbere yo kurya. Imyitozo ifasha. Abantu benshi bumva ko imyitozo ari iy'ababyibushye cyane ariko si byo. Hari imyitozo yoroheje ifasha umubiri wawe kubika karori.
karori twibukiranye ko ari ingufu. Hari weight lifting, imyitozo y'imbaraga ikora ku misokoro igatuma igira volume nini. Hari yoga igabanya stress, ikongera apeti. Hari walking ituma igifu gikura neza bityo wongera ubushake bwo kurya. Amahanga yo kongera ibiro mu cyumweru kimwe nayakurikire: kurya amafunguro hagati ya 5 na 6 ku munsi, ntuhagarike buri gihe kandi ukabikora nk'iminsi 5 yikurikiranya. Ongeraho za snacks hagati mu mafunguro nka za keke, za shokora, imbuto zikize ku binure nka za macadamia, amande, kashe n'ibindi. Irinde kuryama utariye. Mbere yo kuryama fata ibintu bifite karori. Niba bishoboka fata supplements nka za multivitamine zongera ubushake bwo kurya. Shyiraho gahunda y'amasaha, ntuzayihindure. Umubiri wawe uzajya witegura gufata ibyo kurya buri gihe cyangwa se mu buryo bwiza. Ibyo ukwiye rero kwirinda: kwihutira gufata ibinure byinshi cyane bishobora gutera cholesterol iri hejuru. Kwizera ibinini by'inyongera utabanje kubaza muganga si byiza. Kwirinda kunywa inzoga nyinshi cyangwa itabi kuko bihagarika ubushake bwo kurya. Umwanzuro rero: kongera ibiro mu cyumweru kimwe ni ibintu bishoboka cyane, ariko bisaba kuba ufite gahunda ihamye, gukora ibyo kurya neza no kubihuza n'imyitwarire myiza. Niba wumva utiyongerera ibiro nubwo ukurikije ibyo twavuze, ushobora kuba ufite ikibazo cy'ubuzima, ugomba kubanza gusura muganga. Inshuti zanjye, mugerageze ibi bintu mu cyumweru kimwe gusa, muzambwire hanyuma munyandikire uko byagenze muri comment. Ntizibagire ariko gukanda subscribe kugira ngo muzakomeze mukurikirane andi masomo y'ubuzima tugenda tubategurira. Bye bye.